kwizera komeza umenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Igihe abandi bacogoye wowe gira ubukana. Igihe abandi bananiwe urugendo komeza urugendo. Imana iri mu ruhande rwacu n'iryo jambo. Birangije ibwira Zerubabeli ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaga wanjye Zerubabeli uzahinduka ikibaya. Icyo gisozi kikuri imbere numenya ko Imana iri mu ruhande rwawe, Imana izagihindura ikibaya. Imana irahindura ikibaya korona. Imana irahindura ikibaya iyo ndwara. Imana irahindura ikibaya uwo musozi uguhagaze imbere. Kubera iki? Imana iri mu ruhande rwacu. Reka mbaramutse mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Shalom. Mbifurije amahoro ava ku mwami Imana muri iki gitondo cyiza. Nuko rero dusanzwe tuganira ku ijambo ry'Imana, ndi kumwe na Pastor Munanira Bernard. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana muri aka kanya. Reka rero tubanze dusenga Imana kugira ngo idushoboze kuza kuganira ku ijambo ry'Imana aho muri hose. Imitima yanyu ntigwe isari, muhumure Uwiteka ari ku ngoma. Data mwiza w'icyubahiro, turagushimye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kurinda kwawe nyagora ku ngoma. Turi mu bihe bya nyuma bikomeye bisa n'ibitugoye, ariko ntawe ukwiringira ukorwa n'isoni. Bana natwe nkozi ikara ku munwa ubwo ngiye kuganira ijambo ryawe. Abanteze amatwi bose bahabwa umugisha, kandi ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga ukomeze kuturamira. Izina ryawe rishyirwe hejuru, tuba batsinze ndetse no kurushaho. Shimwe Mana ko wumvise gusenga kwacu, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi rero mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko cyangwa topic iravuga ku Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande rwacu. Iyo dusenga Imana igenda idufasha, ikaduha ijambo, ikarivanamo mu byanditswe byayo byinshi, ikariduha rigendanye n'uyu munsi. Turagira ngo rero tuvuge ko Imana iri mu ruhande rwacu. Aho uri hose, ikibazo waba urimo kunyuramo, nagira ngo ubwire yuko Imana iri mu ruhande rwawe cyangwa iri mu ruhande rwacu. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana riri mu Kubara ibice 13 n'umurongo wa 26. Kubara 13 n'umurongo wa 26 niho tugiye gusoma. Turaza no gufata ku bindi byanditswe Imana igenda iduha, dusobanure neza ko Imana iri mu ruhande rwacu. Ndaza kubabwira amabanga yatuma utava ku Mana nawe urimo kunyura mu bintu bigoye. Ndaza kuvuga ku mabanga nkane, ngo turaza kugendana neza. Imana ibaho umugisha. Reka dusome rero Kubara 13 umurongo wa 26. Basohoye basanga Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose i Kadeshi mu butayu bwa Parani. Bababwirana n'iteraniro ryose ibyo babonye. Babereka za mbuto z'igihugu. Batekerereza Mose bati, twageze mu gihugu wadutumyemo, ni ukuri koko ni icy'amata n'ubuki, ngize imbuto zacyo. Ariko abantu bagituyemo ni abanyamaboko, kandi imidugudu yabo igoswe n'inkike z'amabuye, kandi ni minini cyane. Kandi twabonyemo Abanaki, Abamaleki batuye muri icyo gihugu cy'Inegebu, Abaheti n'Abayebusi n'Abamori batuye mu misozi, Abanyakanani batuye ku nyanja no mu bibaya bya Yorodani. Tugeze ku murongo wa 30. Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati, tuzamuke nonaha tubahindure, kuko tubasha rwose kubatsinda. Maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu, kuko baturusha amaboko. Babarira Abisirayeli inkuru y'incamugongo y'igihugu batase, bati, igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini
abanaki bakomotse mu bantu barebare banini, twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Katugere ku gice cya 14, dore ku murongo wa mbere. Iteraniro ryose ritera hejuru, rirataka abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu. Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu, kugira ngo tuhicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago. Ikiruta nuko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati, twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni bikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryari riteraniye aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Murongo wa 7, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka, kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Amen. Kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Amen. Ndagira ngo rero tuganire kuri aya magambo maze gusoma mu kubara, tuvuge ko Imana iri mu ruhande rwacu. Hano hari Kalebu, hari na Yosuwa. Abisirayeli igihe bari mu rugendo, bageze ahantu, noneho Imana ibwira Mose ngo agende atata igihugu, yohereza abatasi bagende batata igihugu. Noneho Mose arabyitondera cyane, areba kuko igihugu bajyagamo cyari igihugu kirimo abanzi babo, kandi bashaka kugihindura. Aravuga ati, twitondere iki kintu Imana itubwiye kohereza abatasi. Noneho muri muryango, Abisirayeli bafite imiryango 12 y'abana ba Yakobo, bagenda batoranyamo, buri muryango bagenda barebamo umuntu w'intwarane uzahagararira umuryango. Bafata abagabo 12. Noneho barabohereza nk'uko ijambo ry'Imana, Mose arabohereza ngo baragenda batata igihugu. Twabyumvise mu ijambo ry'Imana ko bagezeyo bakagitata neza, ndetse bakazana n'imbuto zo muri icyo gihugu. Bamaze iminsi 40 batata igihugu, baracyitegereza, bitegereza inkike z'amabuye, bitegereza abaturage bagituye, bitegereza amoko agituye, baragitata neza, baragitata. Tugiye kureba rero, Imana iri mu ruhande rwacu. Mamaze kugitata baragaruka, basanga iteraniro ribategereje. Iteraniro ryari rifite amatsiko yo kumenya icyo gihugu ukuntu giteye. Irimo n'isi imwe, isi yabaye umudugudu, ibyo twumva turabyumva kimwe. Ndaza kureba kubereka rero ukuntu Imana iri mu ruhande rwacu. Nubisobanukirwa urahirwa. Nze kuvugana ya mabanga rero yatuma utava ku Mana naho ibihe byaba bigukomereye. Aba bagabo rero bagiyanye ari 12 batoranijwe, bajya gutata. Iminsi batase bari kumwe, ibyo barebaga barabirebaga, babiboneye kimwe. Kandi aba batasi 10 bavuze inkuru y'ibyo babonye, bavuze ukuri. Inkike barazibonye z'amabuye zikomeye. Abanaki barababonye barebare. Igihugu cy'umwiryane barakibonye. Abanyakanani batuye mu bibaya bya Yorodani barababonye. Abatuye mu misozi y'Amoni barababonye. Barabitegereje kuko bari barabitojwe, kandi bavuze ukuri. Turaza kubyumvikanaho bakundwa bene data, bavuze ukuri kuko bavuze ibyo babonye. Kandi bari kumwe na Yosuwa na Kalebu, bose barabibona. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu abangaba 10 bibagiwe, kuko baraje bavuga ibyo babonye, bavuga ibikomeye bahabonye, bavuze ukuri, ariko bibagiwe ikintu kimwe, ari nacyo pfundo ry'iyi nyigisho.
bibagiwe ko Imana iri mu ruhande rwabo. Haleluya. Barabyibagiwe pe. Bibagirwa ibimenyetso Imana yakoranye nabo, bibagirwa imbaraga zamenaguye Egiputa bazireba, bibagirwa imbaraga babonye ku nyanja itukura, bibagirwa ibyo babo. Icyo kintu cyabisobye cyonyine. Baragenda ngo babarira Isirayeli na Mose inkuru y'incamugongo gusa. Baravuga igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cyiza, ni igihugu cy'amata, dore n'imbuto twazizanye barazibereka kuko barabibona. Ariko rero yitishe irakiza. Ubwo rero ubwo bari bavuze ijambo ariko iyo uryitondera rirakomeye, iyo ritakwishe riragukiza. Nubwo igihugu ari cyiza twagishimye, ariko dore ibintu birimo. Ingike z'amabuye zigose, ni banini, ni barebare, bafite umwiryane. Ntabwo twamanuka ngo none hatubatere, ntabwo byashoboka. Ngo babarira inkuru y'incamugongo Isirayeli. Ariko ndababwiye ngo 10 bavuze ukuri. Rimwe na rimwe tujye twitondera no gucira abantu imanzi ibyo barora, kuko isi ndimo nanjye ni umukristo w'iki gihe sinivanamo. Ikinanije abakristo b'iki gihe ni ibyo bareba, bikabatera ubwoba, bikadutera ubwoba. Ni ibyo twumva mu binyamakuru, mu buhanuzi butandukanye ubw'ukuri n'ubw'ibinyoma. Ibyo abantu bareba n'ibyo bumva, nibyo bihahamuye abantu, nibyo bidutera kwibagirwa ko Imana iri mu ruhande rwacu. Nagira ngo nkubwize ukuri uyu munsi, Imana iri mu ruhande rwawe. Aho wicaye mu nzu yawe uri muri guma mu rugo, aho wicaye ahangaha, aho uri hose, aho uri, nagira ngo nkubwire ngo wo kwibagirwa iki kintu. Haleluya. Imana iri mu ruhande rwawe, Imana iri mu ruhande rwacu. Nicyo bibagiwe, kuko Kalebu yakoresheje ijambo rinyuranye nabo. Yamateze amatwi, yumva ukuntu bavuze inkuru y'incamugongo. Abisirayeli bagira ubwoba, Mose agira ubwoba. Kuba bamaze gutanga raporo, Mose asa naho abuze uko agira. Ariko bari bajyanye n'umugabo witwa Kalebu na Yosuwa. Kalebu ngo ahoza abantu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Arababwira ngo igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'amata n'ubuki, kirimo abo bantu koko twababonye abagabo bavuze ibyo, ariko bibagiwe yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Kuko yaravuze ngo niba Uwiteka twishimira, tuzamuke none hatubatere, ngo turabarya abagereranya n'ubugari, ngo turabarya nk'imitsima. Itandukaniro riri hagati y'umukristo wamenye Imana n'umukristo urebe ibiteye ubwoba riri aha hantu. Gusobanukirwa kw'Imana iri mu ruhande rwacu. Pawulo yaranditse aravuga mu gitabo cy'Abaroma, aravuga ngo niba Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Atanga ingero avuga ku rupfu, atanga ingero avuga ubwambarabusa, atanga ingero avuga abanzi. Aravuga ngo nibwo bimeze gutyo, maze kumenya neza yuko nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Abatasi 10 bibagiwe yuko Imana iri mu ruhande rwabo. Haleluya. Nawe ndagira ngo uyu munsi kubwire ngo ongera wibuke yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ubwo iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Noneho ngo baravuga bati mumenye Imana iri mu ruhande rwacu. Twababonye uko twabivuze ari muri iriya mirongo, twabarebye, twahanyuze, barahari kuko n'abanaki barahari. Ariko nubwo bahari, Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Rero katubizane muri iki gihe cya none. Iri torero ryari mu rugendo, rimujya mu gihugu cy'amasezerano. Noneho natwe turi mu rugendo rwo kujya mu gihugu cyacu mu ijuru cy'amasezerano. Ariko ntibivuze ngo turasimbuka tugwe, ahubwo tuzahura nanone tuzahura za bariyeri ziduhagarika. Tuzahura n'igitutu cya Satani ikoresha ibintu bitandukanye mu isi kugira ngo usubizwe inyuma. Ariko ijambo nkuzaniye, inkuru nziza nkuzaniye, nuko Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe nta mubisha, niyo byaba urupfu ntiruzagutandukanye n'urukundo rwa Kristo. Iki nicyo bibagiwe. Rero iturufu Kalebu na Yosuwa bakoresheje
nabonye iyo abantu bakina biriya bintu byitwa amakarita, nubwo najya nkunda kubikina. Iyo umuntu aryamanye iturufu afite bwana, barakina umukino ariko yizeye yuko ari bubatsinde, yashyiramo iturufu bashyizemo n'izirusha imibare akayishyiramo akabarya. Iturufu Kalebu yakoresheje na Yosuwa basobanukiwe, barabibonye nk'uko abandi babibonye, babona imbaraga z'icyo gihugu. N'iyo myiryane barayibona, natwe ibyo turabibona. Ariko reka mvuge iturufu bakoresheje nuko bamenye yuko Imana iri mu ruhande rwabo, kuko barabwiye Mose ngo inkuru itandukanye n'iy'abatasi 10 barabwira ngo nyamuna nimugomere Uwiteka, nimuze tuzamuke nonaha tubatere. Abandi baravuga ngo nitwabatera ngo tubashobore, kuko batanze n'ingero zifatika ko Israeli itabashobora. Ariko aba bagabo Kalebu aravuga, ahoza abantu aravuga ngo ahubwo tuzamuke nonaha tubatere. Umva icyo kinyuranyo kiri hagati y'abatasi. Haleluya. Niho nshaka kugira ngo nawe nkwerekeze nk'umukristo wamenye Kristo, wamenye Imana. Gira ikinyuranyo nyuranya n'isi mu izina rya Yesu. Niba isi irimo kuzamura ibintu byose bya serwakira biteye ubwoba, bikuye umutima, kora ikinyuranyo nayo. Isi niba izamuka irimo gutera abantu ubwoba, wowe niba irimo gukanga abantu itera, wowe kora ikinyuranyo nk'icya Kalebu na Yosuwa, ubabwire ngo tuzamuke nonaha tubatere. Haleluya. Umva baravugaga ngo nitwabatera ngo tubashobore, undi aravuga ngo ahubwo tuzamuke nonaha tubatere. Cyubahiro kibi cy'Imana ya. Oh haleluya. Ngo tuzamuke nonaha tubatere. Aho niho hari ikinyuranyo rero cy'umukristo w'ibi bihe. Ugomba gukora ikinyuranyo na Satani. Satani navuga ngo biracitse, bavuga ngo ntacyo, ntago bicitse. Turi no mu bihe bya korona ntitwatinya kubivuga. Satani navuga ngo abantu barashize korona imaze abantu. Cyo gukora ikinyuranyo na Satani, umubwire ngo tuzororoka, tuzagwira, twuzura isi. Haleluya. Kora ikinyuranyo mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ubwire nk'umwana w'umuntu wabyawe n'umugore, ntabwo uzabura guhura na za bariyeri zikunaniza, ziguca intege. Muri uyu murimo twahamagariye nagiye mpura na za bariyeri nyinshi zinca intege, ariko ikintu nakoresheje, iturufu nakoresheje, ni ukumenya ngo Imana iri mu ruhande rwanjye, nanjye ndi mu ruhande rw'Imana. Baravuga ngo nimugomera Imana Uwiteka n'abatwishimira azabatugabiza tubarye nk'imitsima. Baravuga ngo kandi mumenye yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Niyo ngingo nkuru, kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Niyo urimo kunyura mu bibazo, baravuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu. Niryo jambo yabwiye Mose n'Abisirayeli. Haleluya. Baravuga ngo nubwo bimeze gutyo, nubwo bikomeye, nubwo isi ikomeye gutya, Imana iri mu ruhande rwawe. Imana iri mu ruhande rwawe wa mugabo we, Imana iri mu ruhande rwawe wa mugore we, Imana iri mu ruhande rwawe wa musore we, Imana iri mu ruhande rwawe wa mukobwa we, Imana iri mu ruhande rw'itorero, Imana iri mu ruhande rw'abayikunda, Imana iri mu ruhande rw'abatuye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Imana iri mu ruhande rwawe. Wowe Imana irashaka kugira ngo uhagarare neza mu birindiro. Kalebu na Yosuwa bazanye inkuru inyuranye n'icumi. Kandi Imana igendera muri majorite. Iyo isi ijya gutera abantu ubwoba, yerekana majorite, yerekana umubare minini, ikavuga ngo imibare ni myinshi, dore ibintu ni byinshi, ibintu bifite imbaraga, naho tuzabinyura. Ariko Imana ntabwo ikorera muri majorite, ntabwo Imana ikorera muri nyamwinshi. Imana ikorera n'abantu bafite kwizera, bazi yuko Imana iri mu ruhande rwabo. Haleluya. Tega amatwi wumve. Igikuye abantu umutima ni ukudasobanukirwa yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Kalebu na Yosuwa bamenye ko Imana iri mu ruhande rwabo. Niryo jambo yakoresheje. Ni banini koko barahari, ni barebare barahari, inkike z'amabuye zirahari twazibonye. Nibyo igihugu ni icy'umwiryane, kirimo abagabo, kirimo amahanga atandukanye y'abanyamahanga, ariko mumenye yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Iryo jambo arikuberesheje asubizamo abantu imbaraga. Abandi bacitse intege, baciwe intege n'abatasi 10, baravuga ngo noneho ngo iteraniro ryose ribicisha amabuye. Baravuga ngo bishyiraho undi mugabo asubire na Egiputa. Iyo wamaze gutsindwa ibitekerezo byawe bisubira inyuma. Kandi nanone kambabwiza ukuri, aho kugira ngo usubire inyuma, komeza imbere. Nanone nusubira inyuma ntabwo uzakuraho ikibazo kiri mu isi. Satani akwica mu bitekerezo. Umva kakana, ndagahishuriwe nanjye. Niyo wasubira inyuma ukava mu byizerwa, ntabwo byakuraho ibi bihe turimo kunyuramo.
aho kugira ngo rero none mpfe nabi nsubira inyuma, nakomeza nkagenda nkajya imbere mu Mana, kuko niyo wasubira inyuma ntabwo wabikuraho. Satani iyo bashaka kugira ngo usubire mu Egiputa ujye mu byaha aba aragufasha. Abagabo rero bari bamaramaje bamenye ko Imana iri mu ruhande rwabo, baravuga ngo tugende tuzamuke nona, jya ukoresha iryo jambo, tuzamuke nona tubatere, dutere ubwami bwa korona kugeza igihe izagenda, kandi izavaho izagenda nk'uko yaje. Dutere ubwami bw'umwijima. Haleluya. Kalebu na Yosuwa nta rindi banga bakoresheje iri banga, baravuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu, ibyo nimubyirengagize. Mu yandi magambo, Mana yanjye, mu yandi magambo basubije umutima inyuma, bibuka aho banyuze mu rugendo, yuko Imana yari mu ruhande rwabo, nta kindi kintu bakoresheje. Batakoresheje ubuhanga bwabo, batakoresheje ubwenge bwabo, batakoresheje imbaraga zabo, ngo ahubwo iyo bajyaga kunanirwa, bagiye gutsindwa, Imana yarabatabaraga, ngo bapfukamaga bakayitakira ikabatabara. Noneho Kalebu na Yosuwa ibyo bari babizi, barabyanditse mu mitima yabo, kuko biravuga ngo bari bafite undi mutima utameze nk'uwabariya batasi 10. Jya ugira undi mutima igihe urimo kunyura muri iyi si. Haleluya. Noneho bari bazi ibanga yuko Imana iri mu ruhande rwabo, niryo jambo bakoresheje. Icyo ntuzakirengagize ko Imana iri mu ruhande rwabo. Harimo noneho ngo iteraniro ritegeka ko babicisha n'amabuye, ariko nta mucunguzi wicwa, nta mukiza wicwa. Kalebu uyu munsi na Yosuwa bari bazanye inkuru itari y'incamugongo, abandi bari bazanye inkuru y'incamugongo. Noneho Kalebu na Yosuwa ntago bari kwicwa, kuko bategetse ko babicisha amabuye, ngo Imana ubwiza bwayo bwitamururira hagati muri bo. Imana itangira no gufata imyanzuro, iravuga ngo n'ubwoko butagonda ijosi, ibwira Mose ngo igireyo mbarimbure, ngo nta n'uzagera mu gihugu cy'amasezerano. Nuko nanone bari kumwe n'umugabo witwa Mose, arangije ahagarara mu cyuho. Haleluya. Aba bagabo batatu barampinyuza. Imana bari batumye Imana ifata umwanzuro na mubi, ishaka kubarimbura. Mose aravuga ngo ajya mu cyuho. Murabizi ko turi abarinzi b'inkike, duhagaze mu cyuho, duhagarara mu cyuho igihe urugamba rwakomeye. Igihe abandi babona yuko bidashoboka, wemera ko bishoboka. Igihe abandi bananiwe bamanuka, wowe komeza uzamuka. Igihe abandi bataye ubukristo, wowe bugumemo. Igihe abandi bataye inshingano zikomeze. Igihe abandi bananiwe, wowe komera. Nyuranamo n'abazabananirwa basubira inyuma bamanuka, wowe komeza uzamuka mu kwizera, komeza umenye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Igihe abandi bacogoye, wowe gira ubukana. Igihe abandi bananiwe urugendo, komeza urugendo. Imana iri mu ruhande rwacu, niryo jambo. Nicyo kintu bakoresheje kugira ngo rero ntaza gutinda. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu Ngoma za kabiri, ibice 20 n'umurongo wa 13. Turafata ibyo byanditswe bibiri gusa, ntabwo turi bujye mu byanditswe byinshi. Menya ko Imana iri mu ruhande rwawe. 13. Nuko abayuda bose bahagarara imbere y'Uwiteka, bari kumwe n'abana babo batoya n'abagore babo n'abana babo bakuru. Maze umwuka w'Uwiteka aza kuri Ahazayeli mwene Zekariya mwene Benaya mwene Yeyeli mwene Mataniya w'umulewi wo muri bene Asafu, aho yari ari hagati mu iteraniro. Aravuga ati, nimwumve yemwe Bayuda mwese, namwe baturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uwiteka avuze, mwitinya kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi, kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo n'urw'Imana. Urugamba si urwanyu, n'urw'Imana. Murongo wa 15, ngo ejo muzamanuke mubatere, dore barazamuka ahaterera abagisise, muzabasanga ikibaya gihereranye n'ubutayu bw'Yeruweli. Muri iyo ntambara, haleluya, murongo wa 12, muri iyo ntambara nimuzagomba kurwana, muzahagarare mwireme inteko gusa, mwirebera agakiza Uwiteka azabaha, yemwe Bayuda n'ab'i Yerusalemu, mwitinya kandi mwe kwiheba. Ejo muzabatere, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Mva iryo jambo, mwitinya mwibatinya,
ahubwo ejo muzazamuke gusa mubatere, kuko Uwiteka ari kumwe namwe. Insanganyamatsiko y'uyu munsi iravuga ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, cyangwa ari mu ruhande rwawe, cyangwa ari mu ruhande rwanjye. Iryo akoresha ni ryiza. Yoshafati nawe yahuye n'ikibazo, ingabo nyinshi zimuteye. Sindi bwirukanye cyane mu byanditswe, nafashamo amagambo makeya. Baraza baravuga bati ingabo ziraguteye nyinshi, batanga n'ikigereranyo gikomeye zingana n'umusenyi wo ku nyanja. Ibyo bivuga ubwinshi, ni ijambo ryerekana umubare munini, ntukirirwe ujijwa. Noneho ngo agira ubwoba, niko birivuga. Uzahera ku murongo wa mbere muri icyo gice cya 20. Noneho ngo agize ubwoba, yihata gushaka Uwiteka. Yoshafati yakoze ikintu gikomeye cyane kimeze nk'icya Kalebu. Ahamagara abagore, ahamagara abagabo, ahamagara abana batoya, ahamagara abakuru. Bajya ahantu bamara iminsi 3 basenga. Umwuka w'Imana amanukira muri uyu mugabo, aranje avugira hagati muri bo. Haleluya. Ababwira amagambo ngiye kubabwira, amabanga yatuma utava ku Mana naho ibihe byaba bikomeye. Yoshafati ntabwo yavuye ku Mana mu gihe cyari gikomeye. Kalebu na Yosuwa ntabwo bavuye ku Mana na Mose mu bihe byari bikomeye, bamaze kumva inkuru y'incamugongo. Nawe umaze igihe kinini wumva inkuru y'incamugongo, ariko menya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Amabanga rero atuma utava ku Mana no mu bihe bikukomereye bigoye. Ibanga rya mbere ni iryo, ugomba kumenya ko Imana iri mu ruhande rwawe. Haleluya. Ugomba gusobanukirwa ko Imana iri mu ruhande rwacu. Iryo ni ryo banga rya mbere. Kalebu nibyo yakoresha avuga tugende, Imana iri mu ruhande rwacu, izaba tugabiza. Nawe Imana ikugabiza icyo kintu kiguhagaze imbere, kuko iri mu ruhande rwawe. Humura witinya, Imana iri mu ruhande rwawe. Ibanga rya kabiri, ntaza gutinda, nuko ni ijambo Imana yabwiye Yoshafati. Iravuga ngo mwitinya. Nabwiye ngo intwaro Satana arashisha abana b'Imana muri iki gihe n'ubwoba. Iyo atangiye kuzamura ibibazo n'ibigeragezo bitandukanye, azamura iterabwoba, yamara kuzamura iterabwoba ugatinya. Iyo yakurashe umwambi w'ubwoba, uva nanone mu masezerano nta mpamvu kananirwa. Niyo mpamvu Kalebu na Yosuwa basheze, baravuga ngo tuzamuke none tubatere, nubwo bari babonye abo banaki. Ijambo rya kabiri ni ukudatinya. Witinya. Iyo watinye, nababwiye ngo barebaga abagabo 10 b'abatasi, ikintu baje bavuga ukuri, ariko bibagirwa yuko Imana iri mu ruhande rwabo. Noneho rero nawe witinye. Iyo watinye utakaza ubwirinzi bw'Imana. Satani akoresheje bya bintu by'iterabwoba, kandi nababwiye ngo ntugapimire ikigeragezo gikomeye wahuye nacyo ku Mana ngo ugishyire hejuru y'Imana. Jya uzamura Imana uyishyire hejuru y'ikigeragezo, irakiruta cyane. Ijambo rya kabiri rero, ibanga rya kabiri rizatuma udatinya no mu bihe bikukomereye, ugakomeza kuba umukristo mwiza uhamya, nubwo tudaterana, nubwo tudahugurana muri zaburi n'ibimbano by'umwuka turebana imbona nkubone. Koresha iri jambo ngo witinya. Witinya niyo nkuru nziza nkuzani. Ibanga rya gatatu rizagushoboza kutava ku Mana naho wabugira urimo kunyura mu bikomeye bikugoye, ni ukudakurwa umutima kubera ibyo ureba, kudakurwa umutima ku byo ubona n'ibyo ureba, byigukura umutima. Imana iri mu ruhande rwacu. Haleluya. Wikurwa umutima n'ibyo ureba. Nanone umuhanuzi niko yavuze ngo mwe gukuka umutima, mwe kubakukira umutima, be kubahahamura. Imana iri mu ruhande rwanyu. Iryo niryo rindi banga. Ibanga rya kane, sobanukirwa ko urugamba atari urwawe, ari urw'Imana. Mbega ikintu cyiza, mbega ibanga ryiza. Sobanukirwa ko urugamba atari urwawe, ari urw'Imana. Ubundi se wabikora iki? Biravuga ngo nta kintu wakwiyunguraho n'umukono n'umwe. Sobanukirwa rero aho udashoye, aho kugira ngo Satani agusubize inyuma,
ku rugamba ari urw'Imana atari urwawe. uru rugamba tunyuramo itorero rya Kristo tujya mu bwami si urwacu n'urw'Uwiteka Imana. Imana yaduhamagaye iratuzi. Haleluya. Imana yaguhamagaye irakuzi. Imana yagushyize mu itorero irakuzi. Imana yagushyize mu mwanya urimo irakuzi. Ibyo ngibyo urimo kunyuramo Imana irabizi. Kubaho kwawe si impanuka, kubaho kwawe ni umugambi w'Imana. Imyaka yawe uzarama mu isi Imana irayizi. Wikurwa umutima rero urugamba sobanukirwa ko atari urwawe ari urw'Uwiteka Imana yawe. Haleluya. Ubundi nta n'umukristo ukwiye gutinya urupfu. Kandi urwo narwo nduvugaho. Yesu umwami wacu yaruhinduye irembo ry'ubugingo. Niyo mpamvu yanyuze mu rupfu kugira ngo avane mu bubata bari mu butware bw'urupfu. Biravuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu Mwana. Ikibazo ni ugupfira mu cyaha. Munyumve bwoko bw'Imana. Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Sobanukirwa rero iki kintu gikomeye muri aya mabanga mvuga. Azatuma utava ku Mana niyo waba urimo kunyura mu bihe bikomeye. Sobanukirwa ko urugamba atari urwawe ari urw'Uwiteka. Imana yaturemye ikadushyira mu isi. N'imyaka yawe irayizi. Imyaka uzamara ku isi irayizi. Niba ari 10 irabizi, niba ari 20 irabizi, niba ari 50 irabizi, niba ari 90 irabizi, niba ari 120 irabizi. Imana mwanya yagushyizemo irawuzi. Imyaka yawe yanditse mu gitabo irakuzi. N'imisatsi yawe yo ku mutwe irabaza niko ijambo ry'Imana rivuga. Witinya urugamba si urwawe. Imana iri mu ruhande rwacu. Zekariya 4 umurongo wa 6. Nsome ikindi cyanditswe njya no mu gusoza. Haleluya. Zekariya 4:6. Katuharebe hari ijambo riryoshye. 4:6 aramusubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngira ati sikubwe amaboko kandi sikubwe imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murongo wa 7 wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Urugamba rero n'urw'Imana yacu. Haleluya. Mana yanjye, Mana sobanukirwa iki? Imana yabwiye Zerubabeli amubwira ngo wa musozi wiyita iki? Ngo ijambo ryaje kuri Zerubabeli ngirira aramubwira ngo sikubw'imbaraga sikubw'amaboko ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ngo ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Sobanukirwa ko kubaho umva ikintu cyatuma tudasubira inyuma nk'uko Kalebu na Yosuwa bavuze. Nuko atari kubw'imbaraga zacu. Kuba umuntu yaraje mu isi si imbaraga ze. Nta ruswa umuntu yatanze ngo aze ku isi. Ndetse n'ujya no kuyivaho nawe uzagutangira ibintu biguzi ngo uyigumeho. Si kubw'imbaraga zawe. Haleluya. Si kubw'ubwenge bwawe, si kubw'amashuri yawe, kurindwa si kubw'umuryango ukomeye ufite. Oya, ngo ahubwo ni kubw'umwuka w'Uwiteka. Irangije ibwira Zerubabeli ngo wa musozi we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Uzahinduka ikibaya. Icyo gisozi kikuri imbere numenya ko Imana iri mu ruhande rwawe, Imana izagihindura ikibaya. Imana irahindura ikibaya korona. Imana irahindura ikibaya iyo ndwara. Imana irahindura ikibaya uwo musozi uguhagaze imbere. Kubera iki? Imana iri mu ruhande rwacu. Izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru. Wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Wa musozi uranduka ikibaya. Ndamamaza intsinzi. Reka uwo musozi uhinduka ikibaya. Kubera iki? Uwiteka ari mu ruhande rwacu. Nibyo Kalebu yavuze. Kubera iki? Uwiteka ari kumwe natwe. Kubera iki? Uwiteka aratwishimira. Yakoresheje n'ijambo ngo niba Uwiteka atwishimira tuzamuke tubatere tubarya nk'imitsima. Ahubwo yarabahanye arababwira ngo ntimugomere Uwiteka. Nanjye ndagira ngo nkubwire
wowe unyumva ndimo gusoza iri jambo, ntugomere Uwiteka no mu bibazo, ntugomere Uwiteka no mu ngorane, ntugomere Uwiteka no mu ntambara, ntugomere Uwiteka. Kubera iki? Si kubw'imbaraga zawe. Kubera iki? Si kubw'ubwenge bwawe. Ntugomere Uwiteka ngo usubirizwe inyuma. Nakubwiye ngo usubiye inyuma ntago wakwiyunguraho n'agakono na kamwe. Oya, aho rero kugira ngo mpfe nk'imbwa napfa nk'intwari zo kwizera, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Si kubw'imbaraga zawe. Humura, subizwa mu imbaraga. Dusoreze mu ijambo ririmo Bakolosayi, Bakolosayi ibice 2 n'umurongo wa 14. Dusoreze aho ngaho. Ndimo ndavuga ngo Imana iri mu ruhande rwacu. Imana iri mu ruhande rwacu. Umurongo wa 14. Abakolosayi kandebe katurebe munyihanganireho gatoya. Katurebe igahanurwa urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kuromba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Nagira ngo mbabwire impamvu dusobanukirwa nanone ko Imana iri mu ruhande rwacu. Ni ugusobanukirwa neza umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Yafashe urwandiko rw'imihango rwaturegaga. Biravuga ngo ari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Itegeko ry'umwuka ryatubatuye mu itegeko ry'ubata n'icyaha n'urupfu. Ni ukuvuga rero mu yandi magambo ngo urwandiko rwaturegaga umwami wacu Yesu yararufashe. Umuvumo waturegaga, ubwoba bwaturegaga, gucirwaho iteka kwaturegaga, yarabifashe aragenda abishwanyaguriza ku musaraba. Haleluya. Ngo arangije niyarekeraho, umva, ngo anyaga abatware n'abafite ubushobozi abivuga hejuru, arabahemura. Guhemura ni ukumaraho. Ngo arangije abivuga hejuru kubw'umusaraba. Ni ukuvuga rero ngo twebwe abana b'Imana twamaze kumenya ko Imana iri mu ruhande rwacu. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu rero nta kintu gikwiye kudutera ubwoba, yaba urupfu, yaba indwara, yaba ibyorezo, yaba ibibazo, yaba ubukene, yaba izindi mbaraga z'umwijima. Tugomba guhaguruka tugahangana nazo. Karibu na Yesu abacecekesheje abatasi 10, tugomba gucecekesha andi majwi yose nk'abahanuzi b'Imana, nk'abagaragu b'Imana. Aho uri hose ugomba gucecekesha andi majwi yose, hanyuma ugashyira Imana mu ruhande rwawe. Oh, haleluya. Rero Imana ibaho umugisha. Yosuwa yarayakoresheje, Kalebu yarayakoresheje, Yoshafati yarayakoresheje ayo magambo amaze kubwirwa n'Imana yuko urugamba atari urwabo. Kandi nanone twumvise muri Zekariya ko atari imbaraga zacu cyangwa ubwenge. Iki gihe cyerekanye yuko umwana w'umuntu wese wabyawe n'umugore acishijwe bugufi. Niyo mpamvu muri abantu babuze uko bagira, ariko abari mu ruhande rw'Imana ntabwo tubura uko tugira. Mukomere mu masengesho, mukomeze amasengesho, mwongeze amasengesho. Yehoshafati arabutswe ibitero, yagiye mu gusenga, ariko iyo wagiye mu batasi 10 no gusenga ubivaho, ndetse bamwe bakagwa bakava mu byizerwa kubera ibihe. Ariko abanyambaraga, igitsuri cya Satani iyo cyahagurutse nicyo kibasunika mu Mana. Nagira ngo nongere ngusunike mu bwiza bw'Imana. Imana iri mu ruhande rwawe. Numara kurangiza urugendo rwawe muri iyi si, tuzajya guhabwa ingororano n'umwami wacu. Nagira ngo ukomere uhumure. Tuzasohoka muri iki kigeragezo cya corona, cya covid, tumeze nk'izahabu ivuye mu ruganda. Tuzavanemo ubuhamya tutarasubiye inyuma, tuzavanemo imbaraga. Kuko Imana yaravuze, yabwiye abari abatasi 10 ngubwo kuyu mutima Isirayeli gasubira inyuma ntago muzagera mu gihugu cy'amasezerano. Ngo ariko Kalebu na Yosuwa bazagerayo. Aba bagezeyo n'urubyiruko bavukiye mu butayu. Nawe nuhagara mu ruhande rw'Imana, iyi si uzayizamuka, ugenda uyitsindwe, ujya kubana n'umwami. Kandi Imana izaduhanagura amarira twaririye muri iyi si.
umwami wacu azakenyera tugaburire ko urwandiko rw'imango rwaturegaga rumenaguye. Si imbaraga zacu, si umwuka, si ubushake bwacu, ni kubw'umwuka w'Imana. Imana iri mu ruhande rwacu, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Tuzakomeza kuganira, tuzajya dukomeza guca kuri iyo channel ya YouTube, uzajya ukurika kuri Nyagatare Zen Temple Celebration Center, uzajya utubona dusangira ayo magambo. Imana ibahe umugisha. Reka ngusengere rero warukutse umutima, humure, Imana iri mu ruhande rwacu. Data w'imbabazi nyinshi kiranuka, ndagushimye kandi nguhaye icyubahiro, ubwo uri mu ruhande rwacu. Mubisha wacu ninde? Mwami Imana yacu, ndagusaba mu izina rya Yesu uturinde kukugomera, urinde itorero ryawe Mwami aho riri Imana yacu, tumeze nk'igihe itorero ryari mu butayu. Uwiteka Imana, aho abantu bari badagiterana, udusunikire mu bwiza bwawe, tumenye kuri mu ruhande rwacu, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndamenagura umwuka w'ubwoba, ndamenagura icyo gihanda, ndamenagura iryo terabwoba, abanaki bateye ubwoba, abatasi 10 bava kuma, ndamenagura izo mbaraga z'igihanda zateraga ubwoba itorero, ryongera rihaguruke mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka kumvise gusenga kwacu, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amabwira akantu gato bene data, Imana igiye gukorana n'abantu b'ibihanda, bibyihebe, biharamagara, bahaza amagara yo kubw'ubugingo buhoraho. Abandi b'Imana igiye gukoresha, Imana igiye gukoresha abagore n'abagabo b'abaheza nguni buzuye amavuta n'umwuka wera, bameze gusobanukirwa ko Imana iri mu ruhande rwabo. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Shalom, shalom. Amen.